Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu M23 yaba yarakoresheje imbaraga zingana kuriya igerageza gufata umujyi wa Uvira, ikanawufata yirukanye nk'abarundi n'ingabo za Congo n'imitwe yari ibafashije, ariko mu buryo butunguranye ikongera ikarekura uwo mujyi. Hari abari kuvuga ngo ni igitutu cy'amahanga, ngo ni igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ni igitutu cy'umuryango w'abibumbye ngo n'Uburayi, ingabo z'Uburundi ngo nazo ngo zarakaye, ariko ibyo byose ntabwo arizo mpamvu M23 igiye kurekura umujyi wa Uvira. Mu magambo make wowe uri kubyumva utekereza ko wenda M23 bayiteye ubwoba, reka nkubwire ubundi ikintu cyabaye icyo ari cyo. Wowe uturanye n'umubyeyi ufite abana 10, noneho wowe washimusemo abana 2 ubagira abakozi, bakajya bakuvomera bakanagutahiriza. Noneho abantu baza leta iza kubunge, ndakubwira iti rero nubwo mufitanye ibibazo, kugira ngo twemere ko kuko ushaka ko tubunga, musubiza umwe mu bana 2 wamwambuye, cyangwa musubiza umwe mu bana be ufite. Noneho ukareba abana be 2 ufite, ukabona barakuvomera baragutahiriza, ukabona ni nabakuru, ukumva ufite akantu kakangononwa ko kumva nta numwe wamusubiza. Noneho ukareba ariko ukabona ko ni itegeko nyine ko usubiza umwana umwe kugira ngo ugaragaze ko uri gushaka ubwiyunge, ugahengera akana ke kagaherereze nako kagiye kuvoma, ukagashimuta nako mbere yuko itariki babahaye yuko ugomba kumusubiza umwana umwe igera. Kakana ke kagaherereza ukagashimuta, ubwo ntibabaye 3. Noneho za tariki baguhaye zagera, ugahita ujya mu nama handi babungira, ukavuga ati urumva naje kubitekerezaho kuko n'umutima nama wanjye nsanga rwose ngomba gusubiza umwana umwe. Ati akira umwana wawe, ukamuhereza kagaherereze nyine n'ubundi katari gafite ikintu kamaze. Urumva bari kubunga nta kindi kintu baza kurenza kuko nyine umwana wamushubije nta kindi kirengaho, urubanza ruraba rurangiye. M23 no yafashe Goma na Bukavu kandi ntago ishaka kuharekura, hafite icyo havuze kandi habamariye kinini cyane kurusha biriya bya Uvira. Bambuye abarundi na Congo Uvira rero kubera ko nubwo M23 irwana ishaka n'ubwiyunge, ishaka n'amahoro, iri no muri diplomasi, ntago irwana gusa nk'abiyahuzi cyangwa ibyihebe, bararwana nk'abaturage barwanira iwabo, barashaka ubwiyunge rero kandi bagomba no kugaragaza ko mu by'ukuri bashaka amahoro. Ntago bagomba kurasa rero, kandi niba n'ibiganiro by'ubwiyunge bihari, baba bagomba kugira icyo batanga kugira ngo bagaragaze ko bagize icyo barekura. Ngira ngo no mu minsi yari yashize ari umujyi bari wafashe, n'ubundi bigenze gutyo borongera basubira inyuma barawurekura, n'ubundi bohereza ingabo za leta, sindi kwibuka neza aka kanya. Biriya rero nibyo n'ubundi bongeye imikino bongeye gukorera leta kuri uriya mujyi wa Uvira. Rero wewe uri gupanika ngo mugenga igitutu cy'amahanga, ayo mahanga rega n'ubundi niya supporting M23. Biriya rero ni imikino bari gukina na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi, kugira ngo nyine baboroshye babereke ko mu by'ukuri bashaka amahoro n'ubwiyunge, kandi kuko baranayashaka kuko hari abari kurwanira ni iwabo. None we niba uvuga ko atari iwawe se urabashyira aba bose bari mu Rwanda mu nkambi z'impunzi, abo bose ntabwo baba batuye muri biriya bice, abo bose barirukanwe baza mu gihugu. Rero baba bagomba kugaragaza ko bashaka amahoro. Gusubira inyuma rimwe na rimwe ni intambwe nziza cyane kugira ngo usimbuke ugere kure. N'ubundi mu by'ukuri nubwo abarundi bagaruka muri uriya mujyi wa Uvira, nubwo bahazana n'ingabo 50,000, n'ubundi M23 yashatse kongera kuhasubirana, nubwo yaba yaharekuye ntabwo byabatwara icyumweru. Bari abarundi baba bari hari nk'imitako, nta mbaraga, nta gatwiko, nta bikoresho, nta koranabuhanga. Nubwo n'ababirigi ubwabo bahaza, imbaraga bafite n'ubundi ziracyari limitsi, ziracyari nkeya. Rero iyi ntambara irimo siniriya gusa, ubundi intambara zose kugira ngo ibe intambara nyine uzayitsinde igusaba kugira ubwenge bwinshi, ikagusaba imibare myinshi, ikagusaba amacenga, ikagusaba diplomasi, ikagusaba ubuvugizi, kuganira n'abandi no kwerekana kandi ko nubwo uri kurwana ushaka amahoro. Iyo uri mu Rwanda gusa ugaragaza ko uri kwica abantu, uri nka za Al-Shabaab na za Boko Haram, bisa nkaho nta ntego ufite, icyo gihe amahanga araguhagurukira akakurasa, kandi iyo bakurashe ntabwo bananira. Intambara rero ubundi muri diplomasi irwanwa kuriya. Iyo hari ibyo ufite bari kugusaba gutangamo kimwe, kandi ukabona ibyo ufite bifite akamaro, bakaguha n'itariki ntarengwa yo gutangamo kimwe, wicunga wa muntu wambuye ibyo bintu ukongera ukamwambura ikindi, nacyo ukacyongera ku byo ufite kugira ngo za tariki nizigera umusubize cya kindi wamwambuye nyuma, bya bindi bya mbere bigumane. Ibyo nibyo bita politics, ubugambanyi, ubutriganya. Ubundi izo ngizo ni politiki z'abanyabwenge ba kera mu bwami bwa Roma. Nta muntu winjije ugira gutekereza kuri urwo rugero. Umuntu wari wese rero utekereza M23 afite ubwenge burenze ubw'ikiremwa muntu cyakabaye gifite. Iriya yose ni imikino aba yarateguye imbere y'igihe, ntabwo ari ibintu bitunguranye ngo wenda utekereze ko ari igitutu cyateye biriya. Ntabwo bishoboka. Igitutu se cyandi ubundi Amerika ntabwo yaza kurasa muri M23, ntabwo bishoboka. Nayo iri mu ntambara n'Uburusiya n'Abashinwa, byo zose ni intambara barimo, nazo zarabananiye. No gukura Uburusiya muri Ukraine byarananiranye, baravuze amagambo afata ubusa. Aba babirigi buretse amagambo gusa ntago agahugu gato k'amafuti, nta n'imbaraga banafite, n'intwaro zabo zirashaje. None niba bafite intwaro ko bananiye gufasha Ukraine ngo yigaranzure Uburusiya, Ukraine iranabegereye, baraza gufasha noneho kongera mu birometero ibihumbi n'ibihumbagiza uvuye aho batuye. Ubushobozi ntabwo. Aba Barundi bo rero nabo kwirira injanga za Kamanyura, nabo nta bushobozi bafite bwo gukora ibyo. Abakongomani bo ntibashaka no kurwana, kuko baranabizi ko bari kurwana ari bene wabo. None urirukana abantu mu gihugu cyabo, ubundi urabashyira hariya bari ni iwabo, nubwo bijijisha nyine bitewe n'uko hari zahabu
bati bakabona wenda baranakize bakabagirira ishyari ati nk'uko urumva biriya byabaye ku Banyamulenge ni nk'ibyabaye ku Banyamisiri so ku Bisirayeli muri Egiputa. Abisirayeli bagiye muri Egiputa bakennye bagiye gusaba bari gusaba bagezeyo Farawo bahereza ubutaka baratura bakennye barakora cyane baba abanyabwenge biteza imbere baba borozi babiki n'Abanyamisiri baturanye batangira kubagirira ishyari batiza ingegera zaradukiranye kandi zaraje nta kintu zifite mureke tubambure ibyo bafite tubagira abakoloni. Ibyo rero nabyo byabaye kuri bari Abanyamulenge bari muri Kongo. Ibice bafashe za Minembwe za Fizi ni ibice nyine batuye bari bariherewe n'abaperezida ba kera bari baragiye bategeka Kongo, ariko uko abo baperezida bagiye bapfakaza abandi bagiye babagirira ishyari bati ingegera zaradukiranye kandi na gakondo yabo atari hano gakondo yabo ari mu Rwanda nibasubire iwabo ibyo bafite tubisigarane tubirye cyangwa se niba batabishaka tubice. Nabo nibyo ngibyo byabaye kuri bari Abanyamulenge bahariya muri biriya bice n'ubundi uri kumva birimo za twirwaneho birimo biberamo imirwano. M23 rero hariya ni umubare ukomeye cyane mu ntambara kandi uri mu bwenge burenze ubwo wowe mu bitekerezo byawe ushobora gutekereza. Kiriya nicyo bita intambara ubundi urwana ushaka n'amahoro icyarimwe, ntabwo urwana uvuga ngo nzarwana ntsinda abantu kuko gutsinda isi ntabwo watsindisha isi imbaraga. Nubwo nanone hari abantu bamwe na bamwe badashobora kumva batumvishijwe n'amasasu, ariko amasasu si yonyine akora urugamba, hakora na diplomasi. Ndabashimiye cyane ku kiganiro cyacu cy'umunsi, ibiganiro byacu biragaruka. Ciao.